Tubahaye ikaze mu kiganiro umuco mu iterambere, ndi Nyirabahire Marie Constantine. Murabimenyere ko mu kiganiro umuco mu iterambere tugaruka ku ndangagaciro dusanga mu muco wacu w'Abanyarwanda, dukwiriye gusigasira tukubaka iterambere rirambye rishingiye ku muco mu muryango wacu w'Abanyarwanda. Uyu munsi rero twanyarukiye mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba, ahari ingoro y'ibidukikije ndetse akaba ari naho hizihirijwe umunsi mpuzamahanga w'ingoro z'umurage. Uyu munsi rero mu bikorwa bigiye kuhabera harimo kuza kugaruka cyane ku mushinga w'ikigo ndangamuco cya Nkombo. Ntimujye kure nyakira amashusho zanyu kugira ngo tubashe gukurikirana uko uyu muhango cyangwa se uko iki gikorwa cyo kwizihiza umunsi mukuru mpuzamahanga w'ingoro ndangamurage wagenze. Ntimujye kure nyakira amashusho zanyu. Ikigo ndangamuco sinzi isanzwe, ni isoko y'ubumenyi, ni ikimenyetso cy'indangagaciro, ni ahantu hadushoboza gufata ibidukikije uko bikwiye tukabibungabunga, amateka n'umuco tukabibyaza umusaruro, haba mu burezi, mu bukerarugendo, tutibagiwe n'umwanya hatanga ho kwidagadura. By'umwihariko ni ahantu hafasha kwigisha urubyiruko amateka n'umuco by'igihugu cyacu. Iyi nama nyunguranabitekerezo rero ni amahirwe adasanzwe yo gutanga ibitekerezo byubaka, kugaragaza ibiranga umurage nyamuco wacu ufite aho uhuriye n'amazi biboneka mu turere dukora ku kiyaga cya Kivu, ndetse no gushyiraho umurongo rusange uzagenderwaho mu ishyirwa mu bikorwa ry'umushinga. Ni igihe cyo gutekereza ku buryo iki kigo ndangamuco kizaba igikoresho, kitazaba igikoresho gusa cyo kwibuka ubuzima bwahise no kugaragaza ubwo turimo muri iki gihe, ahubwo kizaba igikoresho cyo kubaka ejo hazaza. Ni muri urwo rwego tugomba kureba uburyo iki kigo dutekereza ko kizaba igisubizo kuri byinshi. Nk'uko mwabyumvise, dufite ibirwa byinshi, harimo n'iki kirwa cya Nkombo. Ni uruhare rwa buri wese, ngira ngo iyo tuvuga ko uyu muhora wa Kivu cyangwa se Kivu Belt ruhuriraho n'uturere dutanu, ndetse iyo twaguye imbago dusanga ari amahirwe mu gihugu cyose. Twagombye kuba tuvuga ko nubwo ari uturere dutanu, aya mahirwe uturere tw'igihugu cyacu tugomba kuba tugaragara, haba mu ihangwa ry'imirimo, haba mu bindi nari maze kugarukaho, n'ibindi byose byafasha abaturage bacu, cyane ko dufite intego ikomeye kugira umunyarwanda ushoboye, utekanye kandi uteye imbere. Nitwa Ntagwabira André, ndi umushakashatsi mu nteko y'umuco. Nkaba nishimiye aka kanya mbonye ko kubagezaho uyu mushinga. Mpagarariye itsinda twakoranye kuri uyu mushinga, twashinzwe gukoraho n'ubuyobozi bw'inteko y'umuco bwo gukora ubushakashatsi bwerekeza kuri uyu mushinga wo gushyiraho ikigo ndangamurage ku kirwa cya Nkombo, mu ndimi z'amahanga aribyo Nkombo Community Based Cultural Center. Ngira ngo nk'uko nyakubahwa Deje yabivuze, reka mbicemo nihuta kuri uko byatangiye ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2023, akarere ka Rusizi n'abafatanyabikorwa bako bakora workshop y'umunsi umwe yari igamije kwemeza dokima bahaye izina ry'icyongereza Rusizi Tourism Development Plan y'imyaka 5 guhera mu 2023-2027. Icyo gihe harimo abafatanyabikorwa batandukanye bafite uruhare mu bukerarugendo, cyane cyane ubukerarugendo bushingiye ku muco, ariko n'ubundi bukerarugendo. Icyo gihe rero n'inteko y'umuco, umuyobozi w'inteko y'umuco yari yitabiriye iyo nama nk'umufatanyabikorwa w'akarere ka Rusizi. Mu by'akarere ka Rusizi kagaragaje ko gafite byinshi gashobora gusangiza ba mukerarugendo, bishobora gufasha
mu iterambere ry'akarere, ariko ritari iterambere ry'akarere gusa, ahubwo n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Muri bike bagaragaje hari umurage ushingiye ku muco, ariko hari n'umurage kamere. Mu murage kamere bafite ahantu hatandukanye, hari byaba mu bishanga cyangwa se hafi yabyo, haba ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu, aho usanga urusobe rw'ibinyabuzima rurimo amoko menshi atandukanye y'inyoni n'izindi nyamaswa zikurura ba mukerarugendo. Ikindi bakomojeho dusanzwe tuzi giheruka no gushyirwa ku rutonde rw'umurage w'isi, ni ishyamba kimeza, parike nationale ya Nyungwe. Ni ishyamba rinini cyane u Rwanda rufiteho nk'impano iri naturelle, kandi iki gihe ikurura ba mukerarugendo. Mu bindi bagaragaje bike cyane ariko bafite byinshi, harimo plantation z'ibyayi nziza cyane. Urebye amafoto yabyo, ngira ngo twibuka twese ya foto Microsoft yajyaga ikoresha y'umusozi mwiza cyane. Ni ifoto yamaze igihe kirekire Microsoft yikoresha amafoto nk'ariya, nubwo twebwe plantation nka ziriya tuba tuzibona nk'ibintu bisanzwe, ariko usanga n'ubwiza nyaburanga buhebuje. Ni byinshi aho ngaho, hari mu murage karemano, ariko hari n'umurage ndangamuco. Mu byo bagaragaje ahantu ndangamurage hatandukanye hasanzwe hanazwi mu mateka cyane y'u Rwanda. Harimo nka ahahoze kera ari impugu y'ubukunzi. Ni igice kino gihe kiri mu karere ka Rusizi, ubu ni hegereye ishyamba rya Cyamudongo, n'ishyamba rya Cyamudongo ari nacyo gice cy'ishyamba rya Nyungwe, naryo rifiteho igice cyaho. Ni ahantu yari impugu y'abavugi mu Rwanda, yari impugu ikomeye, bitari ukuvuga ko cyari igihugu mu kindi. Abavugi bagiraga ukuntu umwami w'u Rwanda abaha ubwigenge, nabo bakaba nk'abami bafite ingoma ngabe, ariko atari ukuvuga ko ari igihugu cyacitsemo kabiri. Yari imitegekere yo mu Rwanda rwo hambere wasangaga inoze cyane. Aho hantu rero kino gihe haracyari amariba y'ubukunzi, iki gihe ba mukerarugendo basura cyane. Uretse ibyo ngibyo, hari itongo ry'umwami Yuhi wa gatanu Musinga, aho yatuye bwa nyuma mu Rwanda, amaze gucibwa n'abakoloni b'Ababiligi mu 1931, acirwa i Kamembe n'abagore be 7 n'abana be bari bakiri batoya, bahamuvana muri 40 bamucira mu mahanga, noneho imoba muri Kongo. Aho hantu haracyari ikimenyetso, naho hasurwa na ba mukerarugendo, haracyari ikigabiro, abantu bahazi nko kwa Musinga. Si ibyo gusa, hari na Mibirizi. Tuzi ko niyo kiliziya ya gatanu mu Rwanda, yashinzwe mu 1903, igihe ubukoloni bwari butangiye. Abamisiyoneri nabo bakaza batangira gushinga za kiliziya hirya no hino zitandukanye. Mibirizi rero nayo ni kiliziya ifite amateka atari mu Rwanda gusa, ahubwo no muri aka karere. Ni naho hatangiye guhingwa kawa bwa mbere mu Rwanda. Iki gihe, nubwo icyo gihe bayihinze atari ku neza y'Abanyarwanda, ariko iki gihe ikawa ni igihingwa kiri incontournable mu bukungu bwacu. Itangiriro ryacyo rero ni aho ngaho Imibirizi. Kino gihe uhageze uhasanga igipimo, mu bipimo bya kera mu Rwanda. Igipimo ni ukuvuga plantation yitwa eplot. Hari ibirwa kandi, hari ibirwa bitandukanye, by'umwihariko ikirwa cya Nkombo. Ziriya ndirimbo twahereyeho kugira ngo buri wese arazibuka mu bihe tuvuyemo, igihe twitoreraga nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Muzi ibyishimo hariya hantu haduhaye. Ni indirimbo zitazatuva mu mitwe, ni indirimbo nubwo tutazi ruriya rurimi, ariko ni indirimbo twese ahangaha dushobora gusubiramo. Si ibyo gusa, bafite umuco ukize
kuri byinshi. Hakaba rero n'ibindi bitandukanye, inkuru ushobora kubwira abantu ubukerarugendo zifite uruhare cyane mu mateka y'u Rwanda, cyane cyane kariya gace ka Rusizi cyangwa se ahitwaga mu Kinyaga mu gihe cy'umwaduko w'abazungu. Uko basanze cyari igice cy'u Rwanda, ariko usanga cyakinga mu guhuza u Rwanda n'ibice byo hakurya za Bunyabungo. Kino gihe ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bari abantu bacuruzaga ibicuruzwa bikava aho ngaho mu bihugu byo hakurya bikaza bikagera aho ngaho, noneho abacuruzi b'aho ngaho bagafasha kubizana mu Rwanda rwo hagati. Ni ukuvuga rero ni akarere kazwi cyane cyane nk'ubucuruzi bw'ubutega. Ntiwavuga ubucuruzi bw'ubutega mu Rwanda utavuzemo ikinyaga cya kera. Bakize kuri byinshi. Inkuru nk'izo rero mu bukerarugendo bushingiye ku muco, iyo ba mukerarugendo bahuye n'ababagida bazi kuzivuga neza, usanga zikurura ba mukerarugendo. Ngira ngo rero nkomeje, iyo yari background y'iby'akarere ka Rusizi gashingiraho gakora umushinga wo guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku muco. Ni byinshi bafite, ariko icyo iyo projet mu cyo abafatanyabikorwa bemeje icyo gihe ni uko mu guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku muco bigomba gushingira ku baturage, kuko leta ntabwo ishobora kwifasha yonyine iby'ubukerarugendo bushingiye ku muco. Leta ikora ibyayo, igashyiraho igafasilita gushyiraho framework byakorerwaho, ariko biba byiza cyane kandi bigakomera iyo abaturage bagizemo uruhare, haba mu kubikora, haba mu gufata ibyemezo cy'ibigomba kubakorerwa. Uwo ni umuco umaze kugaragara mu Rwanda, ko icyo kintu ni ikintu abanyarwanda bamaze kumva ko ibidukorerwa byose tuba twabigizemo uruhare. Icya kabiri, navuze ko umuyobozi w'inteko y'umuco yari ahari, nawe nk'umuyobozi w'ikigo gishinzwe guteza imbere umuco n'amateka by'u Rwanda ariko no kubisigasira, nawe hari ibyo yiyemeje nk'ikigo cyo kuvuga ko inteko y'umuco izaba umufatanyabikorwa wa hafi muri urwo rugendo rwo kugira ngo akarere ka Rusizi kagere ku ntego yako. Nyuma y'iyo nama, iyo dokima imaze kuba validated, umuyobozi w'inteko y'umuco n'abakozi bari bari kumwe afatanyije n'akarere ka Rusizi batangiye kureba potentialite zishobora kuba ziri muri ako karere, basura ahantu ndangamurage hatandukanye. Bageze ku kirwa cya Nkombo, hazaho igitekerezo cyajeho, kwari ukuvuga ngo kwaha hantu hakize cyane ku muco utandukanye, ku bintu bitandukanye bitagaragara muri za mize dufite kino gihe. Ntabwo byashoboka ko uyu muco dushobora kuwupurizavinga ariko tuwupurizavingiye hafi aha ngaha, kubera ko u Rwanda nubwo tuvuga ko ari butoya, ariko nabwo ntabwo ari butoya cyane. Ntabwo umuntu ashobora kurugenda umunsi umwe n'amaguru ngo arumare, kandi n'udafite imodoka ashobora gusura mize. Ntabwo usura mize ari ufite imodoka gusa. Mu byo rero u Rwanda rwiyemeje hari ukwegereza abaturage ibibakwiye, ibyo bafiteho uburenganzira. Ni aho ngaho icyo gitekerezo cyaje cyo kuvuga ngo ese nta buryo uyu muco uyu murage ushobora gutezwa imbere ariko tutabijyanye kure ya ba bene byo. Icyo gitekerezo naho cyavuye, nk'abayobozi, umuyobozi w'inteko y'umuco n'abayobozi b'akarere ka Rusizi basaba abashakashatsi mu rwego y'umuco kureba icyo gitekerezo neza, kukiga mu buryo bw'ubushakashatsi
ubushakashatsi buratangira tugamije kureba potentialite ihari koko niba ibyo bintu bishoboka. Naho ngaho rero itsinda mpagarariye ryagiriyemo kugira ngo rirebe niba uwo mushinga ushoboka. Mu byo twahereyeho habanje kureba ngo ese koko u Rwanda rufite umurage ushingiye ku mazi ukwiye, ugomba kandi kubungabungwa no guteza imbere. Mu bushakashatsi twakoze twasanze igisubizo ni yes. Yes kubera iki? U Rwanda rufite ibiyaga 101. Hari abantu bajya bagira ngo ikiyaga u Rwanda ntirukize ku mazi. Dufite ibiyaga 101. U Rwanda, ahari u Rwanda, naho icyo gihe haba hataritwaga abanyarwanda, ariko rwatangiye guturwa byibura mu myaka 70 bishize. Mu myaka 70 bishize usanga ibimenyetso by'uko aha hantu hari hatuwe, ibimenyetso by'ibikoresho bakoraga, ibikoresho bifashishaga bikozwe mu mabuye. Muri icyo gihe rero urebye ku isi hose no muri aka karere by'umwihariko usanga abantu baraturaga hafi y'amazi, kuko niho iki gihe ubuzima bushoboka, niho icyo gihe ubuzima bwashobokaga. Kino gihe butubera bwiza kuri kaburimbo, ariko mu myaka 70 bishize, 30, 40 bishize ntabwo kaburimbo zari zihari. Ubuzima aho bwashobokaga ni hafi y'amazi. Bivuze ngo abakurambere bacu u Rwanda igihe rumaze ikirenze 99% ubuzima bwacu bw'influenshijwe n'amazi. Ari nacyo gituma usanga umurage dufite hari aho uhurira n'amazi, kubera ko ubwo buzima abakurambere bacu babayemo bwakomeje kudukurikirana kugeza n'iki gihe. Muri make rero ibyajyamo ni ibihe? Next. Mu byo twabonye bishobora kujyamo. Next. Icyambere hashobora kujyaho ibijyaniranye kwintroducinga, ubwanga ndavuga muri ya exhibition wijya kure, ijya kurukurikireho. Ikiriya gice cya mbere cyaba kigaragaza, gitanga ishusho rusange y'ikigo n'ibyo kimuritse na serivisi gitanga, ariko hakabamo akantu ka digital ko kuvuga ngo umuntu ashobora kuba hari interactive screen ashobora gukandaho kuvuga ngo ngiye gusura iki, ngiye guhera kuri iki, aho gusura. Ni ukuvuga ntahabwe inzira, ahubwo we akayishakira bitewe n'icyo ahabona. Next. Next. Iki ni igice cya kabiri. Ikindi tugatanga ishusho rusange ku biyaga by'u Rwanda n'imigezi. Bya biyaga twavuze 101 na ya migezi 863, buri hose hari amateka. Aho ngaho tugatanga ishusho rusange twibanda kuri contribution byagiye bigira mu mibereho y'abanyarwanda mu gihe gitandukanye, ariko kandi tugaragaza na ya mafoto meza ashobora gutuma umuntu akunda ya Nyabarongo na imeyandaringa atarayizi, yabona ishusho yayo, agafilime gatoya kuri Nyabarongo, bigatuma yajya kuyisura. Kuko ahandi nuko niba abantu basura za Amazon, basura imigezi irasurwa bitewe n'uko wawubonye, utarigera ubona ntabwo wawusura. Next. Aho hari ku biyaga, hakazaho ku bijyaniranye n'uburobyi. Uburobyi ni umuco, hariho ibintu byinshi, hari ibikoresho bakoresha, hari amasaha y'uburobyi, hari amagambo amasare. Ni ukuvuga iki gice cy'uburobyi cyagaragaza ibintu byinshi bitandukanye, amato barobesha kino gihe, ayarobaga kera, ubumenyi bwo kuyakora, byinshi bitandukanye. Next. Ahangaha hamaze kubivuga uburobyi bwa kera, kuko kino gihe uko u Rwanda rugenda rujya mu iterambere, uburobyi nabwo bugenda bwimoderniza. Ese ubwa kera bwatunze abakurambere bacu bwakorwaga gute? Tubyibagirwe kandi twabonye ko byagiriye abanyarwanda neza igihe kirekire. Ni ukuvuga twagira muri ibyo bice uburobyi bwo hambere uko bwakorwaga n'ubw'iki gihe. Next.
next ibi ni ibikoresho byagaragaramo ntabwo ndi buvuge igikoresho, ibi ni ibikoresho bifatika bishobora gusurwa. Hari noneho amato abantu bagira ngo abanyarwanda ntabwo bari bazi gukora amato mu myaka ibihumbi bishize. Kino gihe bayakora gutya, ariko mbere bayakoraga gutya. Transport kino gihe bitewe n'aho u Rwanda rugeze turagenda dukoresha amato afite moteri, ariko mbere amato bakoreshaga yari ayahe. Iyo shusho nayo igatangwa ku bijyaniranye n'ukuntu abanyarwanda bakoraga transport yo mu mazi n'uko bayikora kino gihe. Next. Ibi ni ibikoresho byagenda bigaragazwa uko bakora amato, ibikoresho bifashisha bakora amato, ndetse n'utuvidewo tumwe na tumwe. Next. Iki gice ni igice gikomeye, Rex Wave Cosmology. Abanyarwanda bari bafite, kandi n'iki gihe baracyabufite ubwo bumenyi. Kino gihe dufite za meteo, aho ureba kuri telefone yawe ukareba none niba imvura iri bugwe, niba umuyaga uraba uri kugendera kuri metero izi n'izi. Abanyarwanda cyane cyane abafite umuco wo ku mazi, ariko n'abandi bari bafite ukuntu ashobora gutega ugutwi akumva umuyaga uko utambuka, akavuga ngo mu masaha abiri nintihuta mu kiyaga harazamo umuraba ku buryo ntaba ntambutse, kandi akamenya ngo umuyaga uri buze kuza uraba ari uwuhe, uturutse muri Mwaga, ese ni Umwene, ese ni Umurehe, ese ni uwuhe, bityo akamenya ngo ubwato ndabutwara mbwerekeje ahangaha, kubera ko mu minota 30 bitewe n'umuyaga ndi kumva amazi agiye guhinduka. Ubwo bumenyi ni cosmology y'Abanyarwanda tudakwiye kwibagirwa, kuko kino gihe turakoresha ibyuma, ariko abakurambere bacu bari bafite ubumenyi bwihariye. Storytelling, igice cya storytelling. Urugero, twese dukunda inkuru yo kwa Mungeri wa Nyankaka. Ibyo kwa Mungeri wa Nyankaka byagenze gute? Ubu nubwo mbona ko natangiye gutinda, ariko nyivuze buri wese ntabwo yabona ko natinze. Ikitari icyo ngiki inkuru yo kwa Mungeri wa Nyankaka, ntabwo ari ibyo ku kibuga gusa, kwa Nyirabiyoro. Nyirabiyoro wari utuye mu Mazinga. Mu Mazinga ni ukuvuga ibiyaga byo mu Kagera. Inkuru yaho byagenze gute? Twese tuzi Umunyana, aho umukecuru akubwira ati Umunyana burya iyo ubonye ntabwo uzasaza. Izo nkuru ziragenda zibagirana, nta naho tuzifite muri za mize, kandi iyo uhuye n'umuntu uzi kuzibara neza byahuruza amahanga. Uyu munsi rero ni umunsi ukomeye kuri bo, kuko turi hano mu rwego rwo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ingoro ndangamurage. Ni umunsi n'ubundi ukundwa cyane n'abantu bari hano bakunda n'ubundi umurage. Igikorwa twayobowemo na nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'intara y'Iburengerazuba, cyari igikorwa cyo kumurikirwa umushinga w'ikigo ndangamuco cy'abaturage, community based cultural center ku kirwa cya Nkombo. Inama nziza, twagize ibiganiro byiza, aho abantu batanze ibitekerezo, ariko bose bagahuriza ku kamaro ko gutangiza koko icyo gikorwa. Nubwo kikiri mu iterura, twaje gusanga hari ibikorwa byinshi bigomba gukorwa, ariko twese twasanze ari igikorwa kizavana kiriya kirwa cya Nkombo no kugishyira ku ikarita y'ubukerarugendo. Umuyobozi waje uhagarariye RDB nawe turi kumwe yagaragaje ko rwose iyi potential iri ku Nkombo no mu bindi birwa biri hano muri aya mazi yo mu kiyaga cya Kivu n'ahandi hirya no hino yaza yiyongera n'ubundi ku bindi bikorwa bikuru ubukerarugendo buri hano. Nk'uko bisanzwe buri mwaka ubundi ku itariki ya 18 Gicurasi nibwo u Rwanda rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza uyu munsi w'ingenzi kuri twe, ariko uyu mwaka twahisemo kuwizihiza uyu munsi ku itariki 28 Gicurasi, kandi ibikorwa byawo
bibanziriza iyi tariki byarabaye mu buryo butandukanye, aho ingoro zose z'umurage zagize iminsi yihariye yo kwakira abazisura nta kiguzi, ibyo twise open days, ndetse iryo sura ryitabiriwe n'abantu basaga 2,000 ku ngoro zose. Murumva rero ko ari benshi. Kuva uyu munsi watangira, ndavuga kwizihiza mu Rwanda, kuko ubu turawizihiza ku nshuro ya 14. Bigaragara ko abamenya kandi bakitabira gusura ingoro ndangamurage bagenda biyongera. Ibyo bishingira ku bukangurambaga n'ibikorwa binyuranye bikorwa bijyana no kwizihiza uyu munsi no gutekereza ku kamaro kawo. Mbahaye urugero, umubare w'abasura mu mwaka w'2023 n'2024 bageze ku bantu basaga 257,000, kandi igikomeye muri byo abanyarwanda nibo benshi kuko barasaga 219,000, mu gihe abanyamahanga basaga 38,000. Ibyo rero ni ikimenyetso cy'uko ubu bukangurambaga bugenda bugira akamaro. Ngira ngo mwabonye uko umunsi wagenze, ndetse mwabonye n'ukuntu igitekerezo cy'umushinga wo gushinga ikigo ndangamuco ku Nkombo mu karere ka Rusizi cyashyigikiwe. Abantu benshi batanze ibitekerezo bitandukanye, ntekereza ko biragira imbaraga mu buryo bwo kugira ngo bafashe gusigasira umurage ushingiye ku mazi ku bantu baturiye ibirwa. Ngira ngo mwabyumvishije ko intara y'Iburengerazuba igizwe n'uturere 7, muri two 5 dukora ku mazi cyangwa se usangamo ibigwa bitandukanye. Rero mu rwego rwo gusigasira umurage ushingiye ku mazi, niyo mpamvu hifujwe kujyaho iki kigo ndangamuco kugira ngo babashe kumenyekanisha cyangwa se no gusigasira ubuzima bw'abantu baba mu birwa. Buriya turi mu Rwanda twese, nibyo koko turi Abanyarwanda, ariko buriya hari abantu baba hafi n'amazi, hari abakora mu mato, hari indirimbo zikunda kuririmbwa, buriya babyita imbyino zo ku bwato ngo ni amasamba. Yes, ngira ngo mwabyumvishije uko babivuga. Hari imirimo myinshi ikorwa itandukanye n'ubuzima bw'umuntu uba hariya ku butaka utari ku mazi, ndetse n'ibintu by'ibyambu mwigeze mwumva babivugamo. Niyo mpamvu uyu murage ntabwo ari uwuje ejo bundi nk'uko bahoze babivuga, nibyo dukomora ku bakurambere, kuko hari ubuzima babagamo babaho muri ubu buryo. Rero kubera izo mpamvu hajyaho igitekerezo cyo kugira ngo ni gute uyu murage ushingiye ku mazi wasigasirwa. Uyu murage ushingiye ku mazi, cyane cyane kuri aba bantu cyangwa se kuri utu turere tw'abantu bafite ibirwa cyangwa se batuye muri ibyo birwa, wasigasirwa. Rero uyu munsi wagenze neza, kandi twanejejwe n'uko abantu basobanukiwe n'ingoro ndangamurage icyo ari cyo, cyangwa se ingoro ndangamateka. Twifuza ko abantu bazimenya, bakamenya amateka yaranze Abanyarwanda, kuko ubu ni ubutwari. Iyo tugiye mu ngoro ndangamurage dusanga hashyinguwemo inyandiko zitandukanye, dusanga habungwabungwamo bimwe mu byaranze abakurambere bacu kandi aribo dukomokaho, harimo amateka atandukanye y'ubuzima bwacu mu bihe bitandukanye, haba igihe cy'ubukoloni, haba mbere y'ubukoloni, haba uyu munsi wa none, haba kwigira kw'Abanyarwanda. Ibyo byose tubisanga mu ngoro zitandukanye z'umurage w'igihugu. Rero nshishikarije buri munyarwanda wese aho ava akagera kugira ngo amenye amateka yaranze ubuzima bw'umunyarwanda, kuko nawe n'umunyarwanda. Hari gutazi yava ntamenye yajya, kandi amateka yacu niyo atugize, ni uko tuvuga, uko tugenda, uko tureba, uko dukora. Ibyo nibyo bitugira abo turibo, tukitwa umunyarwanda mwene kanyarwanda nyine. Rero mureke duharanire gusigasira ibintu byose bifitanye isano n'umurage w'Abanyarwanda. Twavugaga ku munsi mpuzamahanga w'ingoro ndangamurage. Reka duhinire ahangaha muri iki kiganiro. Ndi Nyirabahire Marie Constantine wabateguriraga nyine ikiganiro umuco mu iterambere. Murakoze.